amajwi yacu atuje. Iyo naniwe iyo naniwe ubishimirwe mwami wacu. Iyo mbabaye mwami wanjye ushoboye byose mwami Imana. Iyo naniwe nukuri imitima yacu irabimenya ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Iyo naniwe uri mwiza Mana we. Twese tuzamuye icyubahiro cyawe Mana, turavuze ngo iyo naniwe, iyo naniwe. Oh, himbazwa Yesu, himbazwa Yesu, himbazwa Yesu. Iyo naniwe izina ryawe rihabwa icyubahiro muri byose Mana. Iyo tumuzamurire amaboko tumuhe icyubahiro umwami w'abami, kandi ubikore wabitekerejeho cyane, wibuka imirimo ikomeye Uwiteka Imana ikoze ku buzima bwawe. uvuge ngo Mana ndagushimiye ku murimo mwiza wakoze ku buzima bwanjye. Suko twari beza ariko ni kubw'ubuntu bwawe Mana. Iyo imitima yacu iguwe nabi cyane ni wowe ushobora kutuhuruhura ukatumara intimba zose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana. Iyo nimeze nk'abandi ntabishobora kuvuga kora nikangwa n'amacu cyangwa imiheto Shangwe me